Ukuvanwa mu Misiri igice cya 5. Musa na Aroni babonana n'umwami wa Misiri. Hanyuma Musa na Aroni bajya kubonana n'umwami wa Misiri, baramubwira bati Uhoraho Imana y'Abisiraheli aravuze ati reka ubwoko bwanjye bugende bujye kunkorera iminsi mikuru mu butayu. Umwami arabasubiza ati Uhoraho uwo ninde kugira ngo mbe namwumvira ndeka Abisiraheli bagende? Sinzi Uhoraho kandi Abisiraheli sinzabareka ngo bagende. Musa na Aroni barongera bati Uhoraho ni Imana yacu twebwe Abaheburayi kandi yaratubonekeye, none tureke tujye mu butayu ahantu urugendo rw'iminsi 3 tumutambira ibitambo, naho ubundi yaturimbuza icyorezo cyangwa inkota. Umwami arababaza ati Musa na Aroni mwe, kuki mushaka ko abantu bareka imirimo yabo? Nimusubire ku mirimo yanyu. Tumaze kugira inkoreragahato zihagije, none namwe murazibuza gukora? Umwami yongera akazi k'Abisiraheli. Uwo munsi umwami ategeka abatware b'Abanyamisiri bakoreshaga Abisiraheli imirimo y'agahato, kimwe n'Abisiraheli bari bahagarikiye imirimo, ati ntimuzongere kuzanira abantu ibyatsi byo kuvanga n'ibyondo babumbisha amatafari nka mbere, bazajye babyishakira ubwabo. Mubategeke kubumba umubare w'amatafari nk'uwo bari basanzwe babumba, ntimubagabanyirizeho na rimwe. Abisiraheli ni abanebwe, niyo mpamvu basakuza bati reka tujye gutambira Imana yacu ibitambo. Nimwongeye imirimo y'agahato bakoraga, babura uko bita ku magambo y'ibinyoma. Abo batware n'abahagarikiye imirimo baragenda babwira Abisiraheli bati umwami yavuze ko mutazongera guhabwa ibyatsi, nimwe mugomba kubyishakira kandi nta kintu na gito kizagabanuka ku kazi kanyu. Nuko Abisiraheli bakwira igihugu cyose cya Misiri bashaka ibyatsi bari bakeneye. Abakoresha babo barabahataga bababwira bati nimubumbe umubare w'amatafari mwategetswe ku munsi nk'uko mwajyaga mubigenza mugihabwa ibyatsi. Ndetse abo batware b'Abanyamisiri bagakubita Abisiraheli bari bahagarikiye imirimo, bavuga bati kuki muri iyi minsi yombi mutuzuza umubare w'amatafari ungana n'uwo mwategetswe mbere? Abo Bisiraheli bahagarikiye imirimo basanga umwami, baramutakambira bati databuja kuki watugenje utya? Abantu bawe n'abagome batwima ibyatsi ariko bakatubwira kumba amatafari kandi bakadukubita. Arabasubiza ati muri abanebwe bikabije, niyo mpamvu mushaka kujya gutambira Uhoraho ibitambo. Hoshi nimusubire ku kazi. Nta byatsi muzahabwa kandi muzajya mumba amatafari mwategetswe. Abo Bisiraheli bari bahagarikiye imirimo babona ko bari mu makuba, kuko bari bategetswe gukomeza kubumba buri munsi umubare w'amatafari ungana n'uwo babumbaga mbere. Bavuye ibwami basanga Musa na Aroni babategereje. Babwira Musa na Aroni bati Uhoraho abarebe abacira urubanza. Mubonye ngo muratuma umwami n'abatware be batwanga urunuka kandi mukaba urwitwazo rwo kutwica. Musa yitotombera Uhoraho. Nuko Musa ajya gutakambira Uhoraho ati Nyagasani, kuki wagiriye nabi ubu bwoko? Niki cyatumye ntumino? Kuva nabwira umwami wa Misiri ibyo wantumye, yagiriye nabi ubwoko bwawe, nyamara ntabwo wigeze uburengera.